inshuti bakunzi ba Emi Pro Media, abakunzi ba Kiliziya Gatolika umubyeyi wacu ari nayo operating system dukoreramo aho muri hose mu madiyoseze atandukanye n'amaparuwasi ndetse no muri diaspora. Kristo Yezu akuzwe iteka ryose. Yego, kuri uno mugoroba nasuye n'ubundi padiri wacu, Padiri Fabiani, uduhugura mu by'ukwemera ndetse no mu by'ubumenyi bwa hano ku isi busanzwe bwa hano munsi. Namusuye abantu benshi muri no minsi. Murabizi ko twungutse, u Rwanda rwungutse umwepiskopi mushyashya. Turagira ngo ngire ibyo mbabariza kuko abenshi numvise mutabyumva, ndetse n'abanyamakuru basanzwe bagenda babyandika ko bishakiye, bigaragaza ko ari ibyo batumva. Padi, mwabanza mugasuhuza abadukurikiye. Kristo Yezu akuzwe iteka ryose. Nuko murakaza neza. Murakoze cyane. Padi, ndagarutse. Ibiganiro twakoranye ubushize barabikunze, barantuma ngo nzagaruke njye nkomeza mbabarize. Uyu munsi bambwiye ko nzakubaza ku bintu bijyanye n'ubwepiskopi. Dufite umwepiskopi. Kuba dufite umwepiskopi mushyashya muri Kiliziya y'u Rwanda bivuze iki? Bivuze ko nyine Kiliziya yabonye umushumba mushyashya kuri diyoseze ya Butare, kubera ko umwepiskopi wari uhari yasabye kujya mu kiruhuko cy'izabukuru. Ubwo rero Kiliziya umubyeyi wacu mu bushishozi bwayo yasanze Musenyeri Yohani Bosco Ntagungira ari we wamusimbura agakomeza ubutumwa bwo kuragira ubushyo muri diyoseze ya Butare. Padi, nyine ikindi kuri iyo ngingo, umwepiskopi ko hari igihe Kiliziya y'u Rwanda ijya imara nk'imyaka 5 cyangwa 10 hari diyoseze idafite umwepiskopi. Biba byagenze bite kandi dufite abapadiri benshi? Sinzi niba bijya bimara imyaka 10, ariko nk'uko narimaze kubivuga, Kiliziya umubyeyi wacu mu bushishozi bwayo igena umwepiskopi kuri diyoseze niyi. Yaba ari diyoseze nshya igomba gushingwa igafata igihe, yaba ari diyoseze isanzwe nabwo nyuma y'uko umwepiskopi wari uriho yandikiye nyir'ubutungane Papa n'ibiro bishinzwe iby'abepiskopi, bakagena ushobora kumusimbura mu gihe gikwiye, kandi bazirikana neza y'ubushyo bw'Imana muri iyo diyoseze. Ku buryo rero sinavuga ngo barakerewe, ngo barihuse, oya, babigena mu gihe gikwiye bakurikije neza, kuko nyine hari igihe bashobora kuko bisaba ubushishozi, bashobora kuwenda bashishoze bagategereza kugira ngo babone neza urumuri rw'Imana, baze guhitamo umwepiskopi koko bikwiriye mu bushishozi bwabo bamurikiwe na Roho Mutagatifu. Igihe rero gikwiye nicyo abakristo babona mu mushumba, kandi Kristo niwe wiragirira ubushyo bwe, ku buryo niyo atinze gato kuboneka ntabwo ubushyo bw'Imana burumanga. Niyo mpamvu haba hari umwepiskopi ushobora kuba hagati aho ngaho areberera iyo diyoseze iyo bibaye ngombwa. Padi, ubwo se ikindi bakunze kwandikaho mu binyamakuru bitandukanye ngo icyo bagenderaho nyine baguhitamo ni Roho Mutagatifu gusa ubabwira, cyangwa hari kriteri yenda bagenderaho? Ni Roho Mutagatifu ari gukoresha nyine ubwenge n'ubushishozi bw'abantu nanone, ku buryo rero nta wavuga ngo hari kriteri ngo nanjye ngiye gusaba nk'uko ubundi abantu bandika basaba akazi baravuga bati ibisabwa ndabifite. Oya, ntabwo ibisabwa ni uguhamagara, nk'uko nabishyize muri ya ndirimbo ngo uhamagara ushatse ngo batuma ushaka mwami bakagukurikira. Ni ukuvuga ko iby'umuhamagaro ni kimwe na kriteri z'ubupadiri, naho nta kriteri zindi, ni umuhamagaro. Umuhamagaro rero unyura mu biganza by'abantu Imana yitoreye, ubwenge bafite, ubushishozi bafite, aho bashoboye kubaza amakuru bafite, icyo bagezeho kikaba icyo ngicyo, bakavuga bati uyu nguyu ni wowe ubikwiriye.
kandi ubwo tukabyakirana yombi kuko Imana iba yatanze igisubizo. Yego padi, inshingano z'umwepiskopi ni izihe pari raporo y'umupadiri? Hari akantu nanjye gatoya nzi nize muri gatigisimu ko abepiskopi n'abapadiri n'ubudiyakoni byose ari abasaseredote. Ako ko sinakwirirwa nkakubaza inshingano z'umwepiskopi ni izihe. Ariko banza ko ngako utashaka kumbaza gahereho. Ubusaseredoti bugira inzego eshatu. Hari ubudiyakoni, ubupadiri n'ubwepiskopi. Umwepiskopi rero ari mu rwego rwa gatatu. Ku buryo rero mu by'ukuri muri diyoseze umwepiskopi niwe mushumba. Abapadiri ubushumba bwabo bukaba bukomoka n'ubushumba bahawe na Kristo birumvikana, ariko mu gukoresha ubushumba bwabo bakabukorera bugakomoka ku butumwa umwepiskopi yabahaye. Ubwo ari cyo kinyuranye gikomeye cyane. Umupadiri agenda mu butumwa umwepiskopi yamuhaye, participe au sacerdoce de l'évêque. Nk'umwepiskopi nyine ubutumwa, nta mupadiri ugenda mu butumwa atahawe n'umwepiskopi. Ibyo rero umushumba mukuru wa diyoseze n'umwepiskopi, abandi ubushumba bwabo bukaba bugendera ku bushumba bw'umwepiskopi. Yego. Niwe ugena bitewe ubwo n'ibibazo ubutumwa bukenerwa yenda bitewe na context z'ibibazo biri mu gace runaka, ubwo no mu gihe bagishaka gukemura. Mbere yo hari standard, ubwo mbere yo kumva ibibazo, ubutumwa bw'umushumba no gukenura ubushyo bwa Kristo wa muri iyo diyoseze. Hanyuma akifashisha abapadiri akabatuma mu buryo butandukanye mu maparuwasi mbere na mbere, ariko hari n'indi mirimo itandukanye batumamo nkuko ndanga muri foyer de charité, ariko byose bigamije gukenura ubushyo bw'Imana. Yego. Nibyo padi, ndabyumvise. Padi, none se ko ubutumwa hari ikibazo nari kubaza ngo ubutumwa ni iki? Urambwiye ko ubutumwa, kuko mukunda gukoresha ijambo ubutumwa, ngo nagiye mu butumwa, ngo Faratiri yagiye mu butumwa, nyine abantu benshi bakase ubwo butumwa n'ubuhe. No kwita ni ikenura bushyo rwose, no kwita ku muryango w'Imana mu buryo butandukanye. Hari ukubigisha, hari kubaha amasakaramentu, hari kubafasha kugira uruhare mu buzima n'imibereho bya kiliziya. Hari uburyo butandukanye, ariko ni ubutumwa rwose. Nyagasani arahamagara akanatuma. Yego padi, nibyo. Noneho ubwo nka papa, ubwo niwe mwepiskopi ubuhagarariye abandi, nawe ubwo ubutumwa bwe nubwo gukenera ubushyo, ariko ku rwego yenda agakana coordona ku rwego w'isi. Yego, papa ni umwepiskopi wa Roma, ariko akaba umuremure mu bareshya. Akaba ari wenyine navuga ngo coordona, ariko akareberera kiliziya y'isi yose, ndetse akagena abepiskopi hirya no hino aho bajya mu butumwa. Ariko bageze mu butumwa nyine baba bashumba buzuye, nabo batuma noneho abapadiri. Yego. Padi, ndacyumvise. None padi, ko ubutumwa bwanyu ari bw'umusaseredoti muri rusange, wigeze bitubwira mu kiganiro cy'ubushize, gukenera ubushyo, ariko muri kontese yo gutagatifuza, kwigisha n'ikindi kimwe ntibuka, no kuyobora, gutagatifuza no kwigisha. No kwigisha. Yego. None padi, ubu ntabwo twavuga ko kiliziya muri rusange, impamvu nari ngeze kuri papa kwari kugira ngo baze icyo kibazo, kuko abantu benshi bajya bakibaza. Kiliziya ntabwo twavuga ko ijya yivanga muri politiki. Hari n'ababiheraho ibyo ngiye kukubaza, bavuga ngo kiliziya niyo iyoboye isi, ngo abaperezida bo bajya iyo kubera ko ngo ari we shefu nyine ubaha ordre. Ntabwo twavuga ko papa ajya asohoka mu butumwa bwe bw'ingenzi, aribwo bw'ubwo tumaze kuvuga. Kuki padiri hari ingingo avugaho climate change na artificial intelligence? Kuki mwe mu byinjiramo kandi ubutumwa bwanyu tubuzi bihuriye he? Si ubwo se nyine gutagatifuza, kwigisha no kuyobora. Ubwo rero ntabwo twayobora abantu ahantu hatazwi. Ubundi mbere na mbere twibukiranye ko papa ni na perezida w'igihugu cya Vatikani. Ni perezida w'igihugu cya Vatikani, ku buryo ko agirana umubano n'ibindi bihugu, ibyo ni ibisanzwe.
ntabwo rero umubano agirana n'ibihugu ari ushingiye gusa ku myemerere, anagirana umubano ushingiye ku mubano nyine w'igihugu n'ikindi. Ku buryo rero ntabwo abaperezida bose baba bagiye gusenga, hari n'ababa badahuje imyemerere, ariko ku birebana n'ibibazo by'isi buriya kwigisha mu by'ukuri navuze ndetse ni uguhanura, ni ubutumwa bwa gihanuzi. Ni nk'uko abahanuzi kera bahanuraga bakavuga ibibazo birimo biba, bakagira icyo babivugaho cyangwa bagatanga icyerekezo. Natwe rero tugomba kumenya aho isi igeze. Ubu ngubu isi igeze muri digital revolution, revolution numérique, iyobowe cyane cyane na artificial intelligence. Hakaba hari umushinga ukomeye w'uko abantu bakoresha ubwo bwenge ubwenge abantu barema, ubwenge buhangano, bakashaka kubona ibisubizo by'ibibazo byose. Hari abashaka ngo kuzavanaho n'urupfu, abandi bakazavanaho ngo aho ubwenge bwa muntu bwagarukiraga bakaharenga, abandi ngo ububabare bukazavaho. Ubwo nyine dore hari n'abatekereza ngo bazagera mu gihe ngo umuntu azaba agizwe n'imashini, nubwo yaba ari umuntu ariko agizwe n'imashini, ibyo bita transhumanism, ngo azaba harimo imashini n'umuntu ngo kugira ngo abashe gukemura ibibazo atashobora gukemura ubu ngubu. Ibyo byose nyine ni imishinga. None umuntu akazibaza naho ubwenge buhangano bugeze, akavuga ati ese ubu bwenge buhangano tuvuge nibwica umuntu, tuzabibaza nde? Kuko robo za kera zakoreshwaga n'abantu, ku buryo kubaza abantu byari byoroshye. Ariko ubu none bavuze artificial intelligence bivuga ubushobozi bwo gutekereza no gukemura ibibazo. Ubwo rero ni ukuvuga ko imashini izatekereza igakemura n'ikibazo, nigikemura nabi tuzabaza nde? Ubwo haba haje ibibazo morali. Ubwo rero biba bitangiye kugurumana. Tugomba no kuba turi hafi aho ngaho. Nk'ibibazo noneho bya climate change, muri utungane Papa Francisco yanditse ibaruwa yakunzwe cyane yitwa Laudato Si. Iriya baruwa yari ikenewe kuko nyine abantu bishinze ubushobozi bwa muntu, bigizayo uko Imana yifuje ibintu ikibirema. Ubu rero hari ikibazo cya technocracy, gutekereza ko tekinoloji arizo zizayobora isi, arizo zifite imbaraga, bakibagirwa umushinga wa rurema. Kuko Imana irema umuntu ntabwo yamuremye kugira ngo yirirwe arakomagura isi, yirirwe arayikomagura asa n'uyitoteza ari kwivanamo ubukungu ashaka, ahubwo yamuremye kugira ngo abe umurinzi w'isi. Aho rero Papa yabigarutseho, ngatekereza ko kubera ko ingaruka twese turimo tuzibona, wenda hari uwumvise ijwi rye uzatekereza ko guharanira ko iyi si, uru rugo rwacu twese dusangiye, tugomba kurubungabunga. Wenda twese tuzabyumva kimwe, cyangwa se byibuze n'utwo tutabyumva kimwe neza, tugira umuhati wo kubungabunga ibyiza Imana yaduhaye, aho gushaka kwikuriramo ibyacu ngo après moi le déluge. Yego, ngo buri wese akure mwibye ayigendere. Kuko ubu niko bimeze cyane cyane. Nk'ubu ngubu mu mitekerereze yanjye mbona neza ko turi muri crise, kuko bigaragara ko bwa bubasha bwo mu bihugu by'uburengerazuba buragenda bukendera, ariko hazamuka ubundi bubasha cyane cyane mu bihugu by'uburasirazuba. Ubu turi muri crise, ntituzi uzaba ayoboye isi ejo hazaza. Ari twe twari turi kurebera duhabwa utwasigaye, ari nabo ngabo bihangange bose ubu bafite crise, ku buryo hari ikintu kimeze nk'intambara yo kurwanira imitungo kugira ngo ushoboye gufata byinshi abari uzayobora, cyangwa se ejo batampindura agatebo kubera ko nirangayeho. Nkeka ko ari nayo mpamvu izi ntambara zitangira zikanga kurangira. Barimo bararwanira imitungo kamere y'isi, bararwanira kuyobora. Ubu rero iyi crise ishobora gutinda kandi ikagarika ingogo, ikica abantu benshi, kubera ko ubu tutazi ufite ijambo uwo ari we. Yego ndabifite nyine kuri iyi mikoro, ariko mu by'ukuri
kera hashize imyaka mike itari myinshi, ibihugu by'iburengerazuba byaravugaga umuntu agahita yumvira. Ubu ngubu biravuga n'undi akavuga. Ubwo rero umuntu akavuga ati ngo uhagarikiye imfashanyo, akajya kuzishaka ahandi kandi akazibona. Ku buryo hari ikintu kimeze nk'umutingito, abantu ni nervous, barahangayitse, abarangaye biriya bihugu by'ibihangaye bimwe byabirinduka bikisanga no munsi y'ibirenge byacu. Ubwo rero niyo mpamvu ubona intambara nyinshi zishingiye kuri resources, ari gucukura resources mu bihugu, ari no gushakisha uburyo bapfusha ubusa resources za bamwe n'abandi kugira ngo ejo azasigara ari we wenyine utegeka. Ariko bizagora. Ubu turi kuva muri monopolisme occidental tujya muri monopolisme y'uwo ntazi, tukanyura muri pluripolisme. Ibyo rero ni ikintu gikomeye cyane, ku buryo dushaka twasenga. Iyi si ntabwo ihagaze neza, kuko ubu idafite nta shefu igira. Nta shefu igira. Oni yari shefu, ariko na Oni twamaze kubona ko hari ibyo ivuga abantu ntibabyumvire. Ubu rero nta shefu tugira, nyamara dushaka twasenga Imana ikatubera shefu, nubwo tuyiyomoraho muri bwa bwirasi bwacu. Dusenze Imana ya nta no kuvuga ngo idushyiremo imiyaga, ahubwo idutabare, idufashe pe, kuko biragaragara ko isi irimo irahungabana, ariko ntituzi uwahagarika iryo hungabana. Padi, hari ikintu ukomojeho, tekinokrasi. Yego. N'ubushize hari n'ikindi wigeze uvuga cyangwa bya pragmatisme n'ibi ngo bya digital nyine bigaragaza. Ubwo hari n'ahantu nigeze nsoma mu gitabo nyine ngo filozofi y'ubu ngo ni ibyo ngibyo ngo ishaka ngo bya tekinokrasi ngo na pragmatisme n'ibiki. Nifuza ko abantu badukurikira kuri ino shene ni abantu bazi ubwenge, banakunda n'iby'ubwenge, nako bari mu nzira yo gushaka ubwenge. Kubera ko ari ibintu bimeze nka filozofi, ariko ntabwo twatandukire bifite aho bihuriye n'ibyo twahereyeho. Watubwira neza kugira ngo tugere kuri icyo kintu cyitwa ngo pragmatisme, nibwo abenshi batazi icyo ari cyo, na za tekinokrasi bihuriye n'iyo digitali, nko ku mateka ya filozofi. Abantu benshi bajya babona nk'umuntu, hari igihe njya ntasokoje n'ubwanwa bwahengamye, akavuga ati Emipro yabaye mu filozofi. Nyine ako kantu ka filozofi na histoire n'amateka yayo yatuganishije aho hantu, byafasha abantu kugira ubumwe mu bitekerezo. Ubuse twatanga isomo rya filozofi mu minota 2. Ikiri cyo nuko mu mikurire cyangwa se uko imitekerereze y'abantu igenda ikura, hari mbere na mbere uko abantu bimuye Imana. Abantu bimuye Imana buhoro buhoro, babanza kwimakaza ubwenge bwa muntu, bumva ko ubwenge bwa muntu aribwo buzayobora, ariko baza gusanga bwa bwenge nabwo bugenda bugatsitara, kuko intambara zarabaye, ya mbere y'isi yose, ya kabiri y'isi yose, zose zarabaye. Ku buryo rero igihe tugezemo mu rwego rw'imitekerereze, abantu bariho bashaka, kubera ko Imana nyine bayivanye mu nzira, barashaka gutekereza uburyo umuntu yakwirwariza ku duke ashoboye kubona. Mbese nta nkingi ifatika abantu biyegamije, nta nkingi ifatika abantu biyegamije, nta n'icyerekezo gifatika abantu barimo baganamo. Noneho rero muri uko kubaho gutyo uwo muhobagiro, abantu bagatekereza aho barambikiza amizero yabo. Amizero y'abantu rero bayashyize muri technoscience. Technoscience ni ukwibwira ko siyansi na tekinoloji bizatanga ibisubizo by'ibibazo byose bazahura nabyo, ariko ibyo bisubizo bashaka nabo ntibabizi. Ubwo rero technoscience ni tekinoloji nyine na siyansi bigatanga ibisubizo, ariko kubera ko Imana no gahunda y'Imana batayishaka, cyane cyane yivuze umusaraba byo baragukwena, birangira bari bifashishije impinduramatwara mu by'inganda ko arizo zizabazanira umukiro bakeneye. Muri iki gihe rero, guhera mu kinyejana cya 21 twinjiye mu mpinduramatwara mu by'inganda yibirebana na numeric digital revolution. Ubwo ni ya kane nyine, fourth revolution. Ubwo rero abantu noneho barambirije ku by'ikoranabuhanga rizabagezaho,
ngo babone ibisubizo by'ibibazo byose. Aho rero niho technoscience none iri kwigaragariza, ariko yakomeje kwigaragaza kuva kera, abantu bakomeje kumva ko science na technology byo bizabakiza, kubera ko babanje gutekereza ku bwenge, la raison nyirizina aribyo bizabakiza, ariko aho batangiye technology zifatika na science bagwa muri technoscience ko arizo zabakiza. Ubu rero muri rwego rwa technoscience turambirije kuri technology nyirizina, ikoranabuhanga, cyane cyane ibya artificial intelligence nyine, ngo nibyo noneho abantu bizabakiza. Ubwo rero twatekereza ko navuga ko niyo mitekerereze iriho, ariko si ukuvuga ngo ni filozofi, ko filozofi ibyiza byayo ntabwo ari ikintu kimwe. Ni imitekerereze, ishobora kuba ifite icyerekezo iki n'iki mu bihugu ibi n'ibi cyangwa mu kagurupa kanaka, ariko n'abandi bakomeza gutekereza. Kandi ntekereza ko nubwo abantu benshi cyangwa bamwe batekereza gutyo, njye ntekereza ko muntu azakizwa n'Imana. Ibyo gushaka kwiyomora ku Mana ni umwijogonyoro. Azakizwa n'Imana, tugarukira Imana, mbese n'imyifatire yacu twongeye tugarukira Imana, nk'uko y'ubutungane Papa Mutagatifu Yohane Paulo wa kabiri yabivuze muri Veritatis Splendor. Yego Padiri, tugana ku musozo, none se kukiba Kiliziya irebera, ndashaka kubaza ku mikoranire ya leta za hano ku isi na Kiliziya, cyangwa siyansi, abasiyantifike n'abapolitisi, none se ubwo ikibazo siyanse, kuki abasiyantifike nabo batekinisiye bari kudomina amaleta kandi ashinzwe kurebera abaturage? None se Kiliziya yo ibiri bibona ibivugaho iki, mukorana gute? Urumva harimo akavuyo kakandi tuvuze, nk'ubu ngubu ntabwo tuzi bosi ari inde. Bosi arahari, ni uko bamwiba amatwi n'Imana. Ntabwo Kiliziya irebera, Kiliziya yamyihanura, ariko abafite amatwi yo kumva bakumva, abandi kubera inyungu zabo bakabyima amatwi. Ariko n'ubu mikoro mfite nibyo ndi kuvuga. Ubu rero niko tunyura mu nzira zacu dusanganwe, ariko n'ahandi hose tubonye amahirwe tukagerageza kugarura abantu mu nzira, kuko kwimura Imana nta kavuro, nta nyungu irimo. Umuntu wenda arya ikinyenga gatoya nka kwa kundi ngo losha partire suri danse, ariko agira nyuma agasanga utavanaho Imana ngo usigaze umuntu. Umuntu niwe uhita akurikiraho, kuko niho yari aziritse mu by'ukuri. Imana igiye n'umuntu ahita agiye, nawe aragenda agasanga ni ingirwa muntu. Noneho niyo mpamvu n'izi manipulation z'umuntu ziri gukomeza kwiyongera, aho tutazamenya none gutandukanya umuntu n'inyamaswa. Nkatekereza rero ko igisubizo ni ukugarukira Imana. Ntabwo isi twabwira ngo nigarukire Imana mu munota umwe, ariko abemera Imana niba yemere by'ukuri, abatayemera babona imbuto ziturutse ku bemera Imana, ahasigaye bafata urwo rugero rwiza, nabo bashobore kuba bahinduka, cyangwa se niyo batahinduka uwo munsi ngo bayoboke babatizwe, ariko byibuze bavuge bati dufite urugero rwiza, reka twigire kuri bari bafite imitekerereze yobowe n'Imana. Yego. Ubwo akamaro ka Kiliziya ni uguhanura, no gufasha abashaka gufashwa, ababishaka. Nta bintu by'amategeko n'ibiki. Oya. Ubwo siyanse na politike ubwo se bakorana bate? Boko urumva abasiyantifike bari kwiyempoza. Buriya twaba twibeshye. Ubu ngubu uyoboye n'umunyamafaranga ayoboye abasiyantifike, akayobora n'abanyapolitike. Keretse umunyapolitike nawe ifaranga yamaze kurisikamirizaho, ariko ubundi uyoboye n'umunyamafaranga, amafaranga arayoboye, afite ububasha butigaragaza inyuma, ariko bukora ku buryo na politike z'isi nyinshi zibaye n'abanyamafaranga. Na siyanse abanyamafaranga nabo bayashoramo, bakabiganisha mu nyungu zabo kurusha mu nyungu z'isi muri rusange. Aribyo nyine Papa yashaka kurwanya, yamagana iyo technoscience igiye guhindanya umubyeyi wacu ari we isi nyine. Iyi si twese tuvuga muri iyi si nyine. Ubwo rero iyi nzu rusange irimo irahindana kubera
abanyamafaranga bari gukoresha abanyabwenge ngo bibonere inyungu zabo. Ubwo rero igihe kirageze kugira ngo abantu basubize isi nyirayo, basubize isi Imana. Imana uko yabishatse, uko yayiremeye ikarema muntu ngo ayirinde, koko ayirinde aho kuyandagaza no kuyitesha agaciro, abaho nkaho ari we wanyu mubayeho kuri iyi si, ahubwo abeho azasigire n'umurage n'abandi bose bazaza. Ko nk'uburebye uburyo peteroli mu minsi mike yicukuwe, hari abantu bavuga ko bamaze kurenga 1/2 cya reserve ya peteroli, ubu mu kanya irabishize. Nishira bazagenda bate tugiye mu mashanyarazi. None amashanyarazi aya mabuye y'agaciro bakoresha mu mabatiri yo ntazashira, nayo nibayitabira bakayacukura n'ubu nizo ntambara ziriho nayo azashira. Ubwo rero usanga intambara y'umutungo kamere ni ikibazo gikomeye gituma abantu bajya kuyirwana batitaye ko iyi si turimo ducukuramo, turimo twangiriza, turasaniramo, iyi si ariyo nzu yacu rusange ubwo papa yabivugaga. Niko yavugaga kuri icyo gihe cya climate change. Yego inzu yacu rusange, Kanonda Gatanye ni keza. Padi, dukoze ikiganiro cyiza, ndishimye. Ngiye bura mbere yuko bishimisha abandi ninjye biba byashimishije, ninjye mba numva nyine ariyo passion mfite. Nuko ubwo niba ari nk'akantu yenda watwongereraho kagashingura cumu watubwira, wakavuga nyine yenda ntakubajije. Agashingura cumu se nuko ari byiza ko abemera Imana bareka kubaho nk'abari mu maklebe, kuko ni ikintu klebisme irakabije mu myemerere y'Imana, ku buryo ubona bari muri club bareba mu buryo buri horizontali, mbese buri sociali, abantu babanye neza cyangwa n'utundi tunyungu bavanamo, aho ugasanga urugendo rugana Imana by'ukuri rwaragwingiye. Aho rero niho nasanga abemera Imana bakora urugendo rugana Imana, Imana ibereke uko babanirana n'uko babisi, amahoro azahinda. Murakoze. Ko tubanirana nuko tubaniriza nuko tubana n'Imana. Tubanze kubana n'Imana, Imana ikaduhura umuriro uko twumva kwiyakira no kubana natwe ubwacu, no kubana n'abandi bantu, no kubana n'iyi si turimo, byose bigakorwa uko Imana yabyifuje. Kuko Imana ibaye iya mbere, byose ibona umwanya wabyo. Nuko Padi, murakoze cyane. Urakoze.